Kuwa 15 nibwo twiteze ko amasezerano ari kubera i Doha hagati ya AFC M23 ndetse n'ingabo za Congo aribwo bazashyira umukono ku masezerano. Suko byagenze rero, ndagira ngo mbere yuko ntangira ubanze wumve hano uko bimeze, ubanze unarebe ese niki ikiri kujya mbere mu biganiro bya Doha, ubundi ngarutse gatoya tubive imuzingo byose. Intumwa z'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 kuri wa 19 Nyakanga 2025 zasinye ku mahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro arambye. Iki gikorwa cyabereye kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, ahamaze iminsi habera ibiganiro by'amahoro bihuza impande zombi. Cyakurikiwe n'abayobozi batandukanye barimo Minisitiri w'Umutekano w'imbere w'u Rwanda Dr Vincent Biruta, Masad Boulos wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhagarariye Togo n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Mu ngingo ziri muri aya mahame harimo ko buri ruhande rugomba kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono muri Mata 2025. Impande zombi zemeranyije ko zizafasha impunzi ziri hanze gutaha ku bushake hashingiwe ku masezerano RDC n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR byagiranye n'ibihugu bizicumbikiye. Leta ya RDC na AFC M23 byemeranyije ko bigomba gufata ingamba zigamije kurema icyizere hagati ya buri ruhande, zirimo gutegura uburyo imfungwa zizarekurwa. Komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge ikabigiramo uruhare. Uko aya mahame bigaragaza, kugira ngo amahoro arambye muri RDC aboneke, ni ngombwa ko leta isubirana ibice by'igihugu itakigenzura. Uburyo bizakorwamo buzasobanurwa amasezerano natangazwa. Impande zombi zisabwa gutangira ibiganiro by'amahoro bishingiye kuri aya mahame mu gihe cya vuba kugira ngo zigere ku masezerano y'amahoro arambye. Mwerero mu bikuriye mw'aya masezerano ngira ngo murabyimve, ariko ndagira ngo twifashishe ikinyamakuru The New Times cyo mu Bwongereza maze turebere hamwe inkuru cyashishimiye ku munsi w'ejo. Kivuga kiti AFC M23, umutwe w'amagambo agira uti AFC M23 yaba yemeye igatanga uduce. Nuko bimeze, AFC M23 rero nibwo basinye amasezerano, bemeranya ko ibyo basinyanye byose bagiye gutangira kubishyira mu bikorwa. Ariko rero AFC M23 ku munsi w'ejo yahise isohora itangazo nanone ryemeza ko cyangwa rivuga ko yo itemera gutanga uduce tumwe na tumwe, cyane tumwe mu duce bavuga ko igomba gusubiza harimo Goma, Bukavu ndetse n'utundi duce yagiye ifata. Utwo duce rero bamwe mu byo basinye i Doha muri Qatar harimo kuba nyine bashyira imirwano hasi, gusubiza tumwe mu duce ya AFC M23 yaba ifite harimo Goma, Bukavu ndetse na Zabunagana n'ahandi heshi igifite ubu. Ariko rero AFC M23 ku munsi w'ejo nibwo yashyize itangazo hanze sa nkaho kubiyemo uburakari bwinshi, ivuga ko yo icyo igiye gukora ari ukurinda abaturage ndetse ko igihe cyose ibyo basabye bitarashyirwa mu bikorwa 100%, iyo ikigomba gukora ari ukurinda abaturage. Byumvikana ko AFC M23 itagomba kurekura hariya hantu yafashe, ahubwo nkuko yo ibyenda ibisobanura ivuga ko igomba kugumana uduce tumwe yafashe mu rwego rwo kugira ngo irinde abaturage nkuko yabisabaga i Doha muri Qatar. Ikavuga yuko rero zimwe mu mpamvu igomba kugumana uduce yafashe hari uko kuba Kongo itonesha bamwe mu baturage, abandi ntibaringanishe n'abandi, bamwe mu bavugwa ururimi rw'ikinyarwanda b'abakongomani bo babaye ngibicibwa. Ikindi kuba Kongo itakwemera kuba yabanza igacyura impunzi abantu bakaba bamwe, maze n'ibindi byose bikajya mu bikorwa. Mu kindi kandi bari
basabye mwabyumvishe ni ukuba bakurirwaho ibyaha dore ko bari bafatiwe ibihano n'urukiko rw'Kinshasa, bashyizeho ibihano by'uko bagomba igihano cy'urupfu. Ibyo rero nabyo bakaba basabaga kubikurirwaho, bakaba abaturage nk'abandi, ingabo zikavangwa cyangwa se bagasubizwa mu ngabo, abaturage bose bakabona igihugu nk'icyabo. Ku munsi w'ejo kandi mu masaha ashyira isaa 11 nibwo leta ya Kongo witwa Patrick Muyaya yasobanuye ko noneho bemeye gucyura impunzi, nibyo AFC M23 yabasabye bakaba babyemeye, ariko nabo bakayisaba kugira vuba ikaregura Goma, Bukavu ndetse n'ahandi henshi yagiye ifata. Ese koko nibyo AFC M23 izarekura tumwe mu duce yafashe? Nk'ubu turi kuvugana dukoze inkuru oviraho imirwano irakomeje, ukibaza abantu basinye amasezerano y'amahoro idwa, ariko Uvira imirwano iracyakomeza. Ni ibintu bikirimo amayobera. Bamwe mu basesenguzi navuga ko badahwema kuvuga ko iyi AFC M23 ndetse na Kongo ibyayo bitazapfa bisobanutse, ahubwo kirimo ari ukumwe ari gucenga undi agacenga undi muri wa mukino nyine wa politiki. N'amakuru menshi tujye kuba tugarukaho. Wowe icyo nkwisabira no gukanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Naho ngiye ubana nanjye nitwa Mpinga John Peter Safe Gakuba. Ariko mbere yuko nkureka gato ndagira ngo nkusigire aya makuru ari kuvugwa mu Burundi ko bamwe mu baturage bari barakoze imyigaragambyo, dore ko nababwiye ko habaye imyiyereko mu Burundi batangiye gukorwamo nk'ibyo biri kuvugwa mu gihugu cya Kenya. Abantu rero nabo bari kunsaba amakuru ya Kenya, ntimujye kure, muganya ndaje nyabakorere mbabwire byose uko bimeze, dore ko niyemeje kuzajya mbaha amakuru yose ajyanye na politike ndetse na entertainment. Ntuzajya ujya kure, ndaje nkukorere ibijyanye n'ibyo mu Burundi. Iyo nkuru nyive imuzingo, buryo abarundi bari gufungwa abandi bakicwa ngo bakaburirwa irengero bitewe n'uko ngo bakoze imyiyereko. Ndaje mu masegonda make dukomeze.